amubona. Ashobora kubona umuntu muzima akamumenya ko ari muzima, ashobora no kubona umuntu utari muzima akamenya ko atari muzima. Ashobora kumenya umuntu wateye imbere n'utarateye imbere, n'uwakubiswe cyangwa n'uwo byayubiye. Abo bantu babiri uwo muntu ashobora kugira gute? Ashobora kugenda ababona. N'uwo muntu ashobora kugenda ababona abo bantu uko ari babiri, ni ikigaragaza ko nawe aba azi uruhande aherereyeho, azi neza uruhande aherereyeho. Ariko usanga bya bintu twifuza kuba byo, bya bindi cyagiye tumaze kumenya gutekereza, bya bintu twifuza kuba byo, ntago ababyeyi bari gutanga amahirwe kugeza uyu munsi wa none. Ababyeyi ntabwo muri gutanga amahirwe yo kugira ngo abana banyu bamenye cyangwa abana banyu bajye mu byo babona ko byazabagirira umumaro. Ahubwo mwebwe muri kubahitiramo icyabagirira umumaro. Nibyo muri bakuru koko murabahitiramo, ariko bya bindi wowe washoboye uri umwavoka, uri umucamanza, nibyo iyo ni impano. Reka burya uri umudogiteri, ntabwo umuntu wese agira impano yo kuba umudogiteri. Uri umuntu nyine udasanzwe, wubatse amataje wagize gute, ubikuye ahantu runaka cyangwa ukoresheje ibanga ryawe runaka. Ariko wibuke yuko muri iryo banga wakoresheje burya impano. Yes, reka rero ngusuhuze kandi nguhe ikaze nanone kuri International Harmony TV. Yes, nk'ibisanzwe rero ni CG Talento, umuhungu wanyu kabisa ugenda bageza update news. Cyane cyane uyu munsi tugiye kuganira ku rubyiruko, tugiye kuganira ku iterambere ry'urubyiruko, tugiye kuganira ku iterambere ry'urubyiruko kabisa. We rubyiruko aho uri hose wumva ko urubyiruko, ndagusabye ngo nujye kure ya televiziyo yawe, nujye kure ya International Harmony TV. Nkubwira kandi niba utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, tujye tubana 5 kuri 5 ujye ukurikira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tuba twagiye tugutegurira. Tudatinze rero, ikintu natekereje kugira ngo tuze kuganiraho njyewe namwe mu nkurikiye, ni ikintu kigendanye n'iterambere ry'urubyiruko. Ikintu kigendanye n'iterambere ry'urubyiruko hano iwacu i Rwanda. Byagiye bikunda kugenda bigaragara ko urubyiruko kabisa rukunda kugenda rugaragaza imbogamizi nyinshi zitandukanye mu iterambere. Hanini tukumva ko ngo urubyiruko rurangiza kwiga rukabura icyo gukora. Twibaza kubera iki urubyiruko rurangiza amashuri, rwamara kurangiza amashuri ruzi ko narwo rugiye gutangira kubaka ejo hazaza heza, ariko ugasanga ntabwo ariko bije kuba bigenda. Ahubwo ugasanga nyuma yo kwiga amashuri, nyuma yo kubyaza umusaruro bya bindi bagiye banyuramo mu myaka igera muri 10 n'ingahe yose, batangiye kugenda bapfusha ubusa. Ahubwo ugasanga bari kugenda bitwara nabi, imyitwarire ikomeje kugenda iba imyitwarire itari myiza mu by'ukuri. Ukibaza ati se kubera iki ibi ngibi? Biterwa n'iki kuba umunyeshuri yamara kwiga? Kera wenda tugendeye ku babyeyi bacu cyangwa ku batubanjirije, hari ukuntu wasangaga umuntu wabaga warize ni umuntu wabaga ufite agaciro kanini cyane. Umuntu wize ni umuntu wabaga ufite agaciro kanini cyane, aho umuntu yamaraga kwiga byanga bikunze abizi neza akazamara kwiga, yamara kwiga akajya mu kazi. Twagiye tubyumva ku babyeyi bacu cyangwa kuri ba sogokuru bacu. Tukavuga ngo uyu munsi wa none muri iki kinyejana turimo, muri uyu mwaka wa 2025 n'indi myaka mikeya iciyeho, kubera icyo urubyiruko rurangiza kwiga ahubwo aho kugira ngo runezerwe ko rurangije amashuri rugiye gutangira gushaka inzira z'iterambere, ugasanga kurangiza amashuri bibaye nk'aho ari igihe ahubwo cyo gutangira kwigira nabi, cyangwa kikaba igihe cyo kugira gute cyo kwiheba no kwicuza. Icyo nicyo kiganiro rero nari nabateguriye uyu munsi kugira ngo twese tugende turebera hamwe, turebe niba ibyo ndaza kuba mbaganiriza muraza kuba mubyumva neza, cyangwa hari aho muri buze kugenda mumpa message muri comment hasi mumbwira ati imeze gutya, kugira ngo turusheho kugenda twese tubyumva kimwe kandi turusheho kugenda tunyurwa, turebe n'icyo twakora kugira ngo ibyo bintu bibashe kuba byagira gute, bibashe kuba byaza guhinduka, kugira ngo ubutaha cyangwa mu yindi myaka iri imbere abana bacu cyangwa barumuna bacu bazabashe kurangiza ayo mashuri yabo, cyangwa bazabashe kubaho batagendeye muri bya bindi uyu munsi tugiye kuba tuganiraho. Hari abo tuzi nyamara batiza, ariko kuri uyu munsi wa none babayeho neza kandi babayeho mu buzima bwiza cyane, kandi bataragiye bahura n'ibyo byose by'amashuri, batabonye ubushobozi bwo kwiga. Ariko ugasanga amahirwe yo kwiga ntabwo bayabonye, ariko amahirwe yo kugira gute, amahirwe yo kuba bakora ibindi mu buzima busanzwe birabahiriye bigakunda cyane. Nk'uko natwe kwiga biduhira cyane, biduhira ugasanga warize ariko
ugasanga nyine ubaye umushomeri nk'uko twatangiye tubivuga muri iyi ntego yacu y'uyu munsi. Tukibaza ngo ese byaba biterwa kuba wakwiga ariko wamara kwiga ukaba umushomeri, ukiga abanza, ukiga ayisumbuye, wamara kwiga ayisumbuye ukiga na kaminuza ariko bikarangira ubaye umushomeri, wabona n'akazi ukabona ka kazi gatoya cyane. Uyu munsi turaganira ku babyeyi bacu. Umuco w'igihugu cy'u Rwanda twese turawuzi. Uburere duhabwa kuva turi batoya kugeza dukuze, nkeka ko 75% ababyeyi bacu dukura badutoza ibintu bijya kumera nk'aho ari bimwe. Mpamya neza njyewe nka CAG ko ikintu kiri gutuma urubyiruko 70% cyangwa se wenda 60%, reka tuvuge 60%, ruri kugenda rubura igihe cyo gukora, cyangwa se urubyiruko ruri kugenda rudatera imbere nk'uko byagakwiye. Ntabwo biri guterwa n'urwo rubyiruko, ahubwo biri guterwa n'imiteguro n'uburyo ababyeyi babo bagiye bagira gute, n'ababyeyi bagiye babategura. Ikiganiro njya kugikora cyangwa ubu bushakashatsi ni njye wabwikoreye ku giti cyanjye, nsanga ababyeyi bacu 60% hari ukuntu bagira uruhare mu gutuma tudatera imbere nk'uko twakagombye kuba dutera imbere mu gihe twakagombye kuba tuzabamo mu gihe kizaza. Hari umugabo duherutse kuganira, hari umugabo nasuye ndamuganiriza, tuganira kuri iki kintu mbere y'uko nza kukibagezaho, turebera hamwe. Ni umugabo w'umurokore w'umupantekoti w'indani mu itorero kabisa, mu itorero w'abandi twita nyine abakristo b'abantu bakijijwe cyane. Tuganiriye turebera hamwe impamvu ikibitera. Hari ikintu babyeyi ngiye kubabwira, ntago muri gutegura abana banyu cyangwa muri gutegura ahazaza h'abana banyu mu buryo bunyuze mu nzira nziza, mu buryo bwakagombye kuba aribwo buryo abana banyu cyangwa aribo bacu bakagombye kuba bari kunyuramo. Ahubwo abana mwebwe muri kubategura bitewe n'icyo mwifuza ko babacyo, ariko mukabitegura mu buryo butari bwo. Ari naho tugaruka tuvuga ngo biriya bihugu byakataje nyine mu iterambere, twe turacyari mu nzira y'iterambere, ariko hari ibihugu byakataje mu nzira y'iterambere byamaze kugera ku iterambere. Nicyo biriya bihugu byagiye bigira gute byagiye biturusha gutegura ahazaza. Byamara kumenya gutegura ahazaza nk'uko bahateguye, bakagenda bahagira gute, bagenda bababyaza umusaruro. Uyu munsi rero nagarutse ku babyeyi ba hano iwacu mu Rwanda. Ni mwebwe muri gutuma abana bacu cyangwa abana banyu turi gukura usanga dusa nk'abafite depression, dufite ibibazo bigiye bitandukanye. Usanga bamwe umubare w'abana banywa ibiyobyabwenge, wiyongera cyane kurusha ahashize. Ntabwo umubare w'ibiyobyabwenge kandi gusa w'abantu banywa ibiyobyabwenge turi buze tuvugaho gusa, umubare w'abashomeri uba mwinshi uko bwije uko bukeye. Si uko abantu babaye benshi cyane. Impamvu ndagaruka mvuga ngo abantu ntabwo babaye benshi cyane kurusha kera, hari umuntu twaganira arambwira ngo impamvu ngo kubyara abana barenze 3 mu Rwanda ngo ntabwo byemewe. Ndamubaza ati se kubera iki kubyara abana 3? Wanza niba ari njyewe utabizi cyangwa ari ngo utabizi simbizi, muraza kuza kuba mutubwira. Ngo bitemewe ngo nuko ngo abantu bamaze kugira gute kubyara abantu babaye benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ndagira ngo mbabwire ko uko igihugu cy'u Rwanda kingana turi bakeya cyane ugereranyije n'igihugu uko kingana, turi bake cyane. Nta na kimwe cya kabiri cy'igihugu, nta na kimwe cya kabiri tugezemo cy'igihugu. Haracyari ahantu ho guhinga, aho gutura harahari. Ntabwo tuzabura ibyo kurya, twakwikuba 2, twakwikuba 3, ntabwo tuzabura ibyo kurya, tuzahora dufite ibyo kurya. Dukomeze. Impamvu rero aba babyeyi bacu cyangwa ababyeyi b'abana b'Abanyarwanda b'urubyiruko aribo bari gutuma urubyiruko rugenda mu by'ukuri rutagira gute, rudatera imbere. Tuwushyira ku ruhare rwa 65 cyangwa 60% utarengeje 70, nuko usanga akandi 30% iterambere ry'urubyiruko riri guterwa n'iki? N'ababyeyi babo. N'iki? N'uburere. Kandi
buri guterwa n'uburere. Ni kuri icyo kintu tucyumve kimwe kandi tukigendanemo neza. Biri guterwa n'uburere bw'ababyeyi. Gutera imbere biri guterwa n'uburere bw'ababyeyi, gutera inyuma biri guterwa n'uburere bw'ababyeyi. Ngiye gutanga impamvu. Hariya haruguru ni urugero ngiye gutanga. Hari umwana aravutse, agize imyaka 2, agize 3, agize 4, agize 5. Amashuri abanza arayize, ageze mu wa 6 primaire. Yinjiye byanga bikunze, iyo umwana ageze mu wa 6 primaire agiye mu wa 1 secondaire, ni umwana uba usigaye utekereza. Ni umwana ushobora kureba akavuga ngo uyu muntu hari ukuntu mubona. Ashobora kubona umuntu muzima akamumenya ko ari muzima. Ashobora no kubona umuntu utari muzima akamenya ko atari muzima. Ashobora kumenya umuntu wateye imbere n'utarateye imbere, n'uwakubiswe cyangwa n'uwo byayobeye. Abo bantu babiri, uwo muntu ashobora kugira gute? Ashobora kugenda ababona. Niba umuntu ashobora kugenda ababona abo bantu uko ari babiri, ni ikigaragaza ko nawe aba azi uruhande aherereyeho, azi neza uruhande aherereyeho. Reka dutaruke gatoya. Umwana agiye muri segonderi, ntabitekereje cyane, ariko umwana wageze mu wa 3 aba amaze kuba macuwa. Mu wa 3 segonderi usanga umwana yaramaze kumenya ikibi, azi icyiza, azi icyamuteza imbere, azi ubuzima yifuza kuzabamo, aheza, azi n'ahabi wenda ashobora kuba yaravuye cyangwa azi aho yavuye heza. Nanone aheza ashobora kubikesha ki? Ababyeyi icyo gihe. Ariko ababona ahaba ashobora kuzagira gute? Kuzajya abona n'ahabi ashobora kuzagira gute? Kuzaba. Icyo gihe rero ikintu cyita kibaho, iyo umwana ageze nko mu wa 3 segonderi, mu wa 2 gutyo, abasigayeje nk'icyiciro kimwe kugira ngo arangize amashuri yisumbuye, cya kindi twita superiere. Hahandi umwana agira gute? Agenda agategura, yamara gutegura bya bindi ahubwo yabonye neza mu myaka 6 ibanza yabonye, akongeraho indi 3 yisumbuye yamaze kubona, akabona ko aricyo cyamugirira umumaro nyuma yo kubona yuko hari abantu byayobeye, hari abantu bagiye batamera, abantu bagiye batameze neza, hari n'abandi bameze neza. Nawe bavuga ati abafite icyifuzo cye ku giti cye, abafite icyifuzo cyo kuzamera nka runaka, abafite icyifuzo cyo kubaho neza. Nta muntu ujya wifuza kubaho nabi, ariko usanga bya bintu twifuza kuba byo, bya bindi cyagiye tumaze kumenya gutekereza, bya bintu twifuza kuba byo, ntago ababyeyi bari gutanga amahirwe kugeza uyu munsi wa none. Ababyeyi ntabwo muri gutanga amahirwe yo kugira ngo abana banyu bamenye, cyangwa abana banyu bajye mu byo babona ko byazabagirira umumaro. Ahubwo mwebwe muri kubahitiramo icyabagirira umumaro. Nibyo muri bakuru kuko murabahitiramo, ariko bya bindi we washoboye, uri umwavoka, uri umucamanza, nibyo. Iyo ni impano riga burya. Uri umudogiteri, ntabwo umuntu wese agira impano yo kuba umudogiteri. Uri umuntu nyine udasanzwe, wubatse amataje, wagize gute, ubikuye ahantu runaka cyangwa ukoresheje ibanga ryawe runaka. Ariko wibuke yuko muri iryo banga wakoresheje, burya impano iruta ibindi. Impano iza ari iya mbere, wagira noneho ikindi cya kabiri kikaza ari iki? Kikaza ari amahirwe. Bitewe na ya mpano yawe, bitewe n'ukuntu uzi gutereta wenda iryo soko ryiza riguha amafaranga meza, uko uzi gutereta isoko ntabwo ariko ngenzi gutereta isoko. Ugasanga wa mwana uramubwira ati ugomba kuba ki? Ugomba kuba icyo nabaye cyo. Ariko ya mpano ntabwo agize gute? Ntabwo ya mpano ayifite. Ugasanga ya mpano nubwo atayifite, umupushinze kujya muri bya bindi kugira ngo azabe nkawe. Nibyo koko abaye nkawe, ariko ntagejeje ahawe. Ageze munsi yawe gato, yateye ikirenge mu cyawe, ariko ntabwo agezeyo neza. Ariko burya tukirengagiza yuko iyo umuha ya mahirwe ya bya bindi bye bwite we yashakaga, yabonye kera ko aribyo bishobora kuzamugira uwo yifuje, cyangwa ari uwo yashatse kuba we mu nzozi yatekereje cyangwa yarose, urakimuvukije cyo urakimubujije, agiye muri cya kindi washatse akayona iby'ikirenge mu cyawe ariko ntagezeyo. Ariko wirengagije yuko iyo muhereza ayo mahirwe yo kugira ngo umupushinge muri cya kintu yabaga ashaka, muri ya talent yiwe, cyari kuba kimugejeje, cyari kuzamugeza hejuru yawe. Ntabwo twese tungana. Urifuza kamera nkawe, ariko warifuza kuba yajya hehe? Hejuru yawe. Turi kubyumvikanaho. Nkuko nyine yifuza kujya hejuru yawe, we hari kuri kumutekereza ko we wamaze kugera, ariko nturageraho. Uburyo urebye usanga wowe utaragerayo, ahubwo ukifuza ko we yahagararira nkaho wagize.
muha amahirwe ahubwo azamuke arenge hahandi we wageze, agende agere ku bindi birenze ibyo we wagezeho, kugira ngo azatange bwa buhamya bwiza kubo yasize hehe inyuma, cyangwa kubo nawe azagenda arema mu minsi ahazaza, sibyo? Aha ngaha ikintu bisobanuye ni iki? Babyeyi, ni mwebwe ndi kubwira cyane, ababyeyi nibo ndi kubwira. Muri gufata abana banyu, abana mwibyariye, mukababuza iki? Mukababuza amahirwe yo kuba abo bakagombye kuba bari bo. Muri gufata abana mukababuza amahirwe yabo y'ejo hazaza, ahubwo mwe mukabaremera amahirwe ariko atabakwiye. Ayo mahirwe muri kugenda mubaremera ntabwo ari yabakwiye. Urafata umwana ukavuga ngo ararangije kwiga, ni ikigoryi, wenda ntago yazanye diplome cyangwa ntago yagize gute, nkuko atazanye diplome, reka mufate muhereze 500 ajye gucuruza. Kuzi 500 mu by'ukuri urumva utabitwitse, 500 urabitwitse. Impamvu mvuga ko 500 bitwitse, ufite impano yo gucuruza nibyo, cyangwa akana ko wabonye acuruza birakunda, ariko ntabwo uzi neza ko ni benshi twabonye mani, cyangwa ni benshi twabonye bagiye bagira gute, bahomba amamiliyoni menshi, bagahomba amafaranga menshi, bari abakire, tukabona bari abayobozi, bari abadepite, bari biki, tukabona ni abantu basanzwe bagiye hasi, sibyo? Guhomba bene bita guhomba. Hari ujya mu kintu kitari icyawe my friend, hari ukuntu ujya mu kintu kitari cyo ugasanga cya kintu ubashije kuba ujyamo ntabwo mu by'ukuri ari ikintu cyawe. Umwana ugasanga arakuza, akuranye impano yo kubyina, azi guceza. We mubyeyi usengera hariya kuri ADPR hariya haruguru, usengera muri Anglikani hariya haruguru, usengera muri EPR cyangwa usengera muri Islam runaka, ahantu runaka, usengera muri amadini yandi y'abarokore, ariko kuko uri umukristo w'indani wenda wakunze agakiza cyangwa wakunze ijambo ry'Imana, hari icyo wumvamo, ukavuga ati umwana wanjye sinzatuma ajya kugera gute guceza, sibyo? Guceza ni impano, guceza ni ikintu gisusurutsa umuntu, ushobora kudabususurutswa no guceza, ariko hari undi muntu ususurutswa n'iki? No guceza wa muziki. Hari umumama w'inshuti yanjye nkunda cyane, ntabwo muvuze kuri kamera, nawe ariyizi, nkunda abana be cyane n'uburyo afata abana be. Umumama w'umukozi w'Imana ukomeye cyane, w'umu evangeliste mwiza, arazwi cyane, afite abana, ariko abana be bakunda kubyina cyane, bakunda guceza, n'ibintu byo kuvuga ngo agakiza cyangwa ngo kugendera mu murongo wa mama wabo, ni gakeya ntago bahari neza nk'aho mama wabo ari, ahubwo bo bari mu muziki, bakunda umuziki cyane. Nakunze umumama ukuntu iyo abana bahagaze cyangwa bakavuga ngo reka duceze, bari nko kwiga dance runaka moderne, bakunda uburyo mama wabo nawe abashyigikira kabisa, ukabona bari kumwe mu murongo. Kubona mama wabo rwose atewe ishema n'uko umwana we ari kubyina, kandi azi kubyina, ashoboye kubyina, ukabona biramunejeje cyane. Uwo mumama rero yakagombye kugira gute? Yakagombye kutubera icyitegererezo. Niba umwana wawe azi kuririmba wenda uturirimbo twiza tw'urukundo, ntawe udakunda muri twese. Babandi bari mu gihe cy'urukundo, twa turimbo twa wa mwana nitwo tuza tukagira gute tukabafasha. Wa muntu ashobora kunyurwa n'urwo ruki n'ayo magambo wenda uwo mwana yaririmbye mu ndirimbo y'urukundo, ugasanga niho wa mwana bya bihangano bye abantu uburyo babikunze bari mu rukundo runaka, nibo babaye imbarutso yo kugira gute yo kumuzamura, kwa kundi bakunda ibihangano bye. Buryo ukunze ikintu cy'umuntu nawe uba umukunda, nawe uba wamukunze tayari, ntago mbeshya. Iyo ukunze umuntu nawe uba iyo ukunze ikintu cy'umuntu nawe uba wamukunze mu by'ukuri. Iyo ukunze ikintu umuntu akora nawe uba wamukunze, kuko icyo kintu uzagikenera, kandi icyo kintu uzakenera uzakigezwaho na wa wundi. So ubisaba gukunda uwo nguwo, ukanakunda cya kintu, sibyo? Ni ibintu biri kugenda byumvikana neza kugira ngo dukomeze tubyumva kimwe, ni ibintu bigenda byumvikana. Babyeyi bacu rero, babyeyi mufite abana batoya, wenda hari abana baba batazi kwitekerereza, ariko hari aho umwana agera akamenya kwitekerereza, nawe mubyeyi ukabibona ko hari ikintu runaka akeneye. Cya kintu akeneye rero, wiba uwa mbere mu kumuca intege. Twagiye tuzira gucibwa intege mu byo twari tugize gute, mu byo twari dushoboye. Nibyo tuzize, nibyo urubyiruko ahanini rugiye ruzira. Tugiye tuzira ko twagiye dushimutwa, cyangwa twagiye duterwa imbaraga mu bintu tudakeneye. Ibyo bintu tudakeneye tukaba ari byo duterwamo imbaraga. Bya bindi dukeneye
aho kugira ngo tubiterwemo imbaraga ahubwo tugacibwa intege na babandi bakagombye kuba bagira gute badutera imbaraga. Bababyeyi 30% navuze bafite urubyiruko rwateye imbere, ni uko iryo banga barimenye kera ry'uko wakagombye gushyigikira umuntu mu kintu arimo icyo ari cyo cyose. Impano mbi ni ukwica, impano mbi ni ukwiba, impano yo kuroga, ibintu nk'ibyo. Hari impano nyine nabo bumva ko ari mbi, ariko impano yose igaragarira umuntu ishobora kugaragarira, ndatekereza nta muntu ushobora kugaragarirwa neza n'umurozi, nta muntu ushobora kugaragarirwa neza n'umwicanyi, ariko nshobora kugaragarirwa neza n'uriya muntu kubera yuko uriya muntu yambyiniye ndanezerwa, uriya muntu yandirimbiye numva ndishimye, uriya muntu yamodarinze yakoze fashion, nkunda imyenda yambaye wenda migufi cyangwa miremire. Burya n'imyenda migufi y'abanyarwandakazi ntimukagire gute aho isi igeze, ntimukajajinga umuntu wambaye imyenda migufi. Wajajinga uwambaye imyenda migufi kubera impamvu ze, kubera impamvu ze mbi, tuvuge impamvu ze mbi adateganya kugeza ibyiza ku, ariko hari ababa bagaragaza icyo bita imideli. Ndagaruka gatoya, tuve mu Rwanda gato twambuke hakurya y'amazi. Abantu wenda mwagezeho cyangwa abantu bahatembereye murabizi, ibihugu by'Uburayi na Amerika, umubyeyi uhetse ufite abana b'abapasiteri cyangwa bagize gute, agenda yambaye, ashobora kugenda yambaye ikariso mu muhanda, ntabwo ari ibintu bya danje. Muri biriya bihugu kwambara ikariso mu muhanda ukaba wagenda mu muhanda ni ibintu bisanzwe. Kwambara sutiye ukagenda wambaye sutiye mu muhanda, wambaye n'agapantaro cyangwa n'agakabutura kagufi ni ibintu bisanzwe. Uriya muntu nta muntu ujya umujajinga muri biriya bihugu byateye imbere, ariko byateye imbere nta n'uwo wakumva ari kuvuga ngo uriya muntu yambaye ijipo ngufiya turamujajinga yambaye nabi, ahubwo ushobora gusanga uriya muntu wambaye ijipo ngufiya hari byinshi ashobora gufasha sosiyete ya hariya kurushaho wambaye ikanzu igera ku birenge. Kandi twibuke yuko umuntu ntago ari uyu nguyu tubona, sibyo se? Umuntu ntago ari uyu nguyu turi kugenda tubona gutya kuri housing. Umuntu ni ikimurimo, ni ikimwihishemo. Babyeyi muri kunyumva neza, umuntu ni ikimwihishemo. Sinzi niba hari ikintu cya danje kidasanzwe, ikintu cyo ku rwego rwo hejuru twagezeho mu Rwanda kiruta icyo muri Amerika cyangwa se mu bihugu bikomeye byagiye bigeraho. Nta kirenze twari twagera, ariko turi kugenda tugana aho byagiye bigera. Nese turi bandi bo kugenda tuvuga yuko tugomba kwambara imyenda runaka, tutagomba gukora ikintu runaka, tugomba kumadara ngo atari umuco w'Abanyarwanda. Iterambere ni iki se? Reka dushyire hamwe turebe yuko byibuze ibintu byakomeza kugenda bigabanuka by'urubyiruko biri kugenda bibura amahirwe yabo bitewe n'ababyeyi babo. Mureke abana banyu cyangwa abana bacu tubashyigikire, mureke dushyigikire abana bacu mu byo barimo ibyo ari byo byose, tubibashyigikiremo. Pfa kuba ari ikintu ubona ko hari ikintu gishobora kumara kandi hari icyo abantu benshi cyagiye kibamarira, hari abo cyagiye kigirira umumaro. Babyeyi ngira ngo muri kunyumva neza, hari benshi cyagiye kigirira umumaro. Rero urubyiruko rw'uyu munsi wa none, kugira ngo twomeze kugenda dutera imbere, ndabashishikariza ko urubyiruko twarwitaho tukamenya ibyo dukeneye, cyangwa nabo tukamenya ibyo bakeneye kugira ngo babashe kugira ngo bagende bagera ku iterambere ryabo. Burya umuntu anezezwa no kujya mu kintu kabisa ari proud y'icyo kintu. Akuze umuntu, hari abagabo benshi njyewe nzi, umugabo afite umugore, urumva, ariko kubera wenda amafaranga make cyangwa n'iki basanga umugore wenda agiye gukora ikintu runaka hariya, sibyo? Aho ugasanga wa mugabo we cyangwa wa mugore w'uwo mugabo ntari proud y'ikintu umugore cyangwa umugabo akora, ugasanga ari kugenda ahisha abantu. Umuntu yakubaza umugore wawe akora iki, ukaba ukigize ibanga, ugashaka kubeshya abantu ngo akora iki ngiki, ariko mu by'ukuri atari icyo akora, ahubwo akora iki. Ugasanga umugore ari kubeshya ngo umugabo we akorana nko muri banki runaka cyangwa n'umudogiteri ahantu hana,
kandi umugabo we ntabwo ari umudogiteri, ahubwo yagize iki, yagize urwikekwe rwo kuvuga icyo akora cya nyacyo. Ibyo biri guterwa rero n'iki, biri kugenda biterwa na bya bibazo byose tugenda duterwa n'abo babyeyi byo kutadushyigikira mu bintu tugiye dufitiye ubushobozi cyangwa tugiye dufitiye impano yabyo twakora kandi twumva biratunegeye, sibyo? Nkushimire rero we wakomeje kugenda ukurikirana iki kiganiro cyacu, nizere ko hari ikintu ubashije kumvamo we mubyeyi, nawe rubyiruko, kugira ngo niba uri umubyeyi ujye ubasha gushyigikira umwana wawe kuri talent yiwe, cyangwa ubashe kumushyigikira mu byo akunda. Nawe mwana ubashe kugerageza kumvisha umubyeyi, kumwumvisha ikintu wumva ushoboye kuba wageraho, cyangwa icyo wifuza kuzaba cyo ejo hazaza, sibyo? Ndabashimiye rero kuba mwemeye kunkurikirana mugakurikirana iki kiganiro, ni iby'agaciro cyane. Nkubwira wowe utarakora subscribe, waje kuba ukunda ibintu tugenda tubabwira cyangwa tubagezaho, turakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, ujye ukurikirana ibiganiro byacu kuri International Harmony TV. Nk'ibisanzwe rero njye ndi Siyaji Talento, tubibabwira kandi ko aha ngaha twari turi ni kuri Complex House Chez Jacques. Abantu ndakeka ijambo Jacques atari ubwa mbere umuntu witwa Jacques mumwumvishe, akaba rero ari mu ntara y'Amajyepfo. Complex Chez Jacques kabisa, niba batwakiriye neza bakagenda baduhereza view nziza nk'ingi mwagiye mukomeza kubona, murabona ko ari ahantu heza, ndi kumva akayaga kabisa, ndi kubona inyoni nziza zigenda zitembera mu kirere. Aha turi kandi twabibutsa ko kuri Complex Chez Jacques hari ama maison de passage agiye ameze neza kandi ku giciro kitari kinini cyane. Twibutsa ko kandi hari sale z'inama, twibutsa ko hari sale ziberamo amakwe, sale nziza cyane zirimo ibikoresho byinshi cyane, aho sale zacu usanga dufite sonorisation muri sale, usanga dufite ibyicaro byiza, tuba dufitemo intebe, ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aha ngaha kuri Complex House Chez Jacques usanga dufite ibintu byiza bigiye bitandukanye cyane. Bakubwira ati wowe wifuza gutegura ubukwe, wifuza gutegura inama, ikirori runaka, event runaka, ushaka ahantu wazakirira abantu kabisa, nkakubwira ngo kwa Jacques aha ngaha Complex Kabeza ni ahantu heza kabisa gakomeza